Yes muraho neza bakunzi ba Lifetime TV, twisere ko mumeze neza kandi uko duhora tubibifuriza. Uyu munsi ni umunsi wa mbere nkuko twabibasezeranyije muri video yatambutse ko turi buze kurara dukoze video ebyiri. So uyu munsi mutwemerere tuze kubahereza ibiganiro bibiri muri iri joro, kubera ko nibyo twiyemeje, kubera ko nibyo twiyumvishemo ko tugomba kurara tubahaye ibiganiro bibiri iri joro. So uyu munsi tugiye kuganira kuki, tugiye kuganira ko tugiye kurebera hamwe icyumweru gishize n'ikihe cyatambutse, cyangwa se nayahe makuru mazima, turebere hamwe nayahe makuru yaranze kira cyumweru gishize. So turaza kurebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye, turarebera hamwe uburyo dushobora kuba twasapotinga umuhanzi wo gukorera igitaramo i Bujumbura. Turebe uburyo bwo kumusapotinga. Abakunzi ba Lifetime TV tugomba gushigikira Kirisizi umunsi yagiye Burundi, tukamushigikira tukereka abarundi kazi hamwe n'abarundi ko dushobora kuba twashigikira umuhanzi wacu Kirisizi. Nta kiguzi yamaye, cyangwa se ntabwo ari uburyo bwo kugira ngo musapotinge kubera ko hari icyo yamaye cyangwa se hari icyo mariye, ntacyo, ahubwo ni rwa rukundo twiyemeje kugira ngo dusapotinge, dufashanye, tugaragarizanye urukundo. Ndabinginze inshuti za Lifetime TV, tuzereke urukundo Kirisizi mwa kiriya gitaramo azagirira i Bujumbura. Bon, ikindi gikurikiyeho turongera turebere hamwe umuhanzi Mico the best. Ibi byose ni amakuru yaranze icyumweru cyashize. Mwibuke ko uyu ari umunsi wa mbere, bivuge ko uhera uyu munsi wa mbere tuzarebera hamwe n'amakuru yagize iki cyumweru dutangiye, nabwo tuzayabaha ku cyumweru cyangwa se kuwa mbere mu mugoroba nk'amasaha nk'aya ngaya. Twongere turebere hamwe umuhanzi bita Mico the best uherutse gusohora indirimbo bita Inanasi, ariko mbere y'Inanasi akaba sohoye amafoto atangaje cyane yambaye ingutiya cyangwa se ijipo, ibintu bitari bimenyerewe cyane mu Rwanda cyangwa se mu bihugu bya Afrika. Umuntu wa mbere wabanje kubizana ni Harmonize niwe twabanje kubonana icyo gikorwa cyo kwambara amajipo. Hakurikiraho Davis D, havaho Davis D, none ubu ngubu hajeho Mico the best, nawe yaje muri ibyo bintu. Kandi tuzi ko abantu bakora ibyo bintu ahanini baba bari mu buryo cyangwa se muri ya groupe y'abaryamana bahuje ibitsina. So ndibuka ko hari ikiganiro nakoze, muzagende musubira inyuma murebe mu kiganiro nakoze kijyanye na LGBTQ. Twarabisobanuye uburyo twabereye hamwe. Arabisobanura iki? Arabisobanura lesbian ku gitsina gore ni umuntu uryamana n'umugore mugenzi we, ubwo bamwita lesbian. Naho umugabo ni gay, bisobanura gay, no umugabo. Tukongera tukaburebera hamwe LGBTQ. Bisexual ni umuntu ukunda umugore akongera agakunda n'umugabo, cyangwa se umugabo ukunda umugore akongera agakunda n'abagabo bagenzi we. Transgender ni abantu badakunda uko bavutse, bakagenda bakihinduza ibice by'umubiri wabo. Hejuru mu gatuza bagaterwaho amabere cyangwa se bagaterwaho ikindi gituza, no hasi nuko bagahinduza ubugabo bwabo bagashiraho ubugore, cyangwa se umugore agakuraho ubugore bwe agashiraho ubugabo. Ibyo murabizi ko ari ibintu bikorwa. Muze kujya mu kiganiro nakoze cyabyo girambuye, muze kumenya ubusobanuro bwabyo. So nuko rero ubwo mbivuze gutyo cyangwa se mbigarutseho kubera ko umuhanzi w'icyamamare tumenyereye cyane ku ndirimbo z'ibishego, twavuga ko ari we metere wabyo. Niwe metere wabyo. Buriya mu nyandiko indirimbo aba yakwandikiye yose ari igishego iraza ikagafata. Uwo nta wundi ni Mico the best. Mico the best akaba yasohoye indirimbo bita Inanasi. Nayo mujye kuyireba, nubwo hanini ibiganjemo ibintu bidasobanutse, tudashigikira ko abana ari bo bajya kuyireba, ahubwo ababishaka bari bo bajya kuyireba, kandi n'abatabishaka nabyo ntimujye kuyireba kuko n'uburenganzira bwawe n'amahitamo yanyu. Ariko
ku bwa buryo bwo gufashanya cyangwa se gushigikirana, mujye kumushigikira mu muhereze support nubwo ibyo ari gukora bidashimishije. Ubusobanuro yatanze ku kinyamakuru ubu dukesha ikinyamakuru igihe.com, yatanze ubusobanuro nka buriya, ariko ku bantu bareba kure cyangwa se bareba ikintu cyihishe inyuma y'ikindi ntabwo bura busobanuro bufite icyo bumaze, kubera ko turabizi neza ko hari abantu babamwa biriya bintu, ubana n'umugore akongera akakunda n'umugabo mugenzi we, akongera akajya kubonana n'umugore we. Ibyo bintu turazi ko bibaho, kandi njye ntacyo bimbwiye, nta nicyo bintwaye, kubera ko ni amahitamo y'umuntu aba yarahisemo ku giti cye. So numva n'uburenganzira bwe bwo gukora ibyo ngibyo. So ntidutinde kuri Mico the best, twongere tugende ku muhanzi w'icyamamare cyane wabiciye bigacika, umuhanzi wakoze ibitangaza cyane mu gihugu cy'i Burundi, kari naho avuka, cyane cyane kariho avuka, bamwita Sam Overmix. Sam Overmix ni wa muhanzi wasiririmbye indirimbo bita kiradodo dodora kirado do dora, tagikoko mama we cyaraje kirahamagara mama we ndinumira. Muri hangara ntabwo naje kuririmba, no kugira gusa nkanyuzeho kugira ngo mubashe kumwibuka byihuse, kuko yahari haciye igihe atabasha kugaragara, ntawe uzi amakuru ye. Uwo muhanzi tariki 18 ejo hashize yitabye Imana. Itariki 18 ejo bundi hashize niho babashe kumenya amakuru ko yitabiyeho Imana. So nta makuru aranze iki cyumweru turi kuguma tubagezaho, ubwo ngubwo muraza kuza kuduhereza comment n'andi yandi tutabashe kumenya, cyangwa se tutabashe kumenya amakuru yabyo, kugira ngo tubashe kuzayungira hamwe n'amakuru tuzakusanya mu cyumweru cyiza ariyo tuzabagezaho. Tugende ku muhanzi w'icyamamare uherutse gukora amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Ejo bundi ni umuhanzi w'icyamamare wakoze record, nta wundi muhanzi urabikora, uherutse gutwara Trace Award. Uwari nta wundi icyamamare, bamwita umusaza, bakamwita yuhu akunda kwita yuhu, ariko mu by'ukuri yiyise igitangaza, yiyita Munyakazi, yiyita BRUCEMELODIE, ariko amazina ye y'ukuri yitwa Itahiwacu BRUCEMELODIE. Itahiwacu BRUCEMELODIE. So nukuvuga ngo umusaza Itahiwacu Munyakazi, hari na babande bamwita Kinyusi, ariko Kinyusi ni ibizina byo kumuhimba gutyo, bamwe yimye akantu cyangwa se umufungo nibo bamuhimbira mu mazina yose, ariko nta birenze. Umusaza ni Munyakazi kandi ari mu kazi neza, ahirutse no kuririmba no gusohora indirimbo nziza cyane, iri kubikora hano hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Indirimbo we yiwe hamwe na Shagi nayo mugende mu supporting, muyirebe, mushigikire nawe nk'umuvandimwe, kubera ko nicyo tubereyeho. Ahari nawe ndizera ko bari buze kubona iki gikorwa ndi gukora n'igikorwa kizima kinyangamugayo. Ubwo ngubwo baraza nabo kugira icyo bakora, kandi ndabibasabye nabo bankorere share, bankorere subscribe, maze dukomeze kurushaho gufatikanya muri iki gikorwa twahisemo. Kandi nyuma yo kuba yabona igikombe cya Trace Award, yaciye agahigo mu gihugu cy'u Rwanda, yahise yiyemeza yiha umuhigo wo kuzana ikindi gikombe bita Grim Award. Grim Award ni igikombe kijyanye n'injyana ya Afrobeat hamwe n'injyana ya amapiano. So nuko rero ubwo ngubwo iyo ni inkuru y'umuhanzi w'igitangaza BRUCEMELODIE Itahiwacu twari turimo kuvuga. Tutitaye ku makuru agenda muvugaho, hawe n'umunyamakuru witwa Emi, kandi ariwe dukesha amakuru ukora ku kinyamakuru bita igihe.com. So ibyo ngibyo ntabwo tubiha agaciro cyane, kubera ko uwanze kuvugwa yaheze mu ndakanyina. Nawe BRUCEMELODIE niba udashaka kuvugwa cyangwa se bagushakiraho amakuru,
ubwo uraba utari igitangaza. Ariko nimba uri igitangaza, emera ibiri kukugwiraho byose ubyakire, kuko ntabwo ari twe twakubwiye we umustar. Ariko nyuma y'ibyo byose ikiruta byose ni urukundo, byose bigashoboka. Bo twagiye kuri uyu munsi tariki 20 Ugushyingo 2023 hatangiye igikorwa cyo kwamamaza amatora mu gihugu cya Kongo, cyatangijwe n'umukuru w'igihugu ari we Perezida Felix Antonio Tshisekedi. Ayo matora akaba azatangira tariki 20 Ukuboza 2023. Turacyakomeza tugumye kubahereza amakuru yaranze icyumweru cyasize. Turongera tugende dutembere mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari abahanzi babiri, uwo nta wundi ni Burna Boy hamwe n'umuhanzi bita Remy, umwe waririmbye irandirimbo yakunzwe cyane kuri TikTok hamwe na Instagram, imwe ivuga ati irandirimbo yakunzwe cyane kuri TikTok hamwe no kuri Instagram, yewe no ku mbuga zigiye zitandukanye, iririmbwa uti baby calm down. Singiye gukomeza buretse mu myihanganire, nakari gaciyeho kugira ngo twibukiranye indirimbo umuhanzi yagiye aririmba by'ukuri. Umuhanzi Burna Boy hamwe na Remy waririmbye iyo ndirimbo baby calm down bahawe ibihembo byo kuba ari abahanzi bitwaye neza muri Afrika. So bahawe igihembo muri Billboard Music Award 2023. Bo mutwemerere amakuru yacu tuyasoreze mu gihugu cya Liberia. Umuperezida w'igihugu cya Liberia witwa George Weah yemewe ko yatsinzwe amatora, akaba yatsinzwe n'umuperezida uzayobora muri 2024 yitwa Joseph Nyumahi Bwakai. Niko uyo perezida yitwa uzayobora 2024, akaba yitwa Joseph Nyumahi Bwakai. Murakoze cyane abakunzi ba Lifetime TV, turabakunda cyane. Icyo tubasaba no kudukorera like and subscribe, mugakora na share, kandi turizera ko ibyo byose muri buze kubidukorera. Ebane turabibasabye bivuye ku mutima. Turizera ko umunsi ku munsi nkuko tubakorera ibintu bigiye bishimishije bigiye bitandukanye, kandi turizera ko muzaguma kudushigikira, natwe tukazabaguma hafi kubaha amakuru agiye agezweho, cyangwa se kubakorera ibintu bigiye bitandukanye n'utuntu tudushya hirya no hino tuba twabaye tutabashe kuba twamenya. Nzagenda nguma mbacukurire amakuru, cyangwa se mbacukurire utuntu n'utundi kugira ngo tuze tudusangirira hamwe tubashe kureba ari uduki. So ndizera ko muri buze kugira umugoroba mwiza cyangwa se ijoro ryiza bitewe naho muri mwese, kandi turabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.